turebe ababyeyi ba muja ALPHONSINE nabo tuba bageze hano bagejuru murakoze cyane ikinese y'uko namwe munejejwe nuko umukobwa wanyu agiye kubaka urugo kandi abashimira ko mwameze neza nagira rero ko namwe mbongereye inshingano iyo mwari musanzwe mufite izo mwari musanzwe mufite yongereho inshingano ko muzajya gufata igihe ubundi mugasengera buri muryango niba namwe muzabikora murashyira ukuboko hejuru murakoze cyane bari hano muri uru rusengero ndagira ngo mbabaze ikibazo umwe cyangwa se benshi mbese haba hari umuntu ufite ikibazo kuri aba bagenzi bombi ari umwe cyangwa bombi akavuga ati hari ikibazo mfite cyatuma ubukwe budataha uyu munsi yashyira ukuboko hejuru tukamureba ndabona ntawe ubwabuze rero uyu munsi azabura iteka ryose muja wa jambo ALPHONSINE
uhereye uyu munsi mujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzagukunda, nzaguhumuriza, nzaguhesha icyubahiro kigukwiye. Nzajya nkukunda, ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Ngusezeranye ko nta wundi mugore nzigera ntuharika, igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi ngusezeranye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Amen. Njyewe Mujabajambo Alphonsine nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abantu n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe Nkurikinka Valence uhereye uyu munsi nkujyanye ngo umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nkuhesha icyubahiro kigukwiye. Nzajya ngukunda, ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Usezeraniye ko nta wundi mugabo nzigera guharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi usezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Amen. Agire inkuru nziza Valence. Nanjye Pasitoro Nafutali Habiyaremye, nshingiye ku bubasha mpabwa na Repubulika y'u Rwanda, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi, hamije ko uhereye uyu munsi Nkurikinka Valence abaye umugabo wa Mujabajambo Alphonsine. Kandi uhereye uyu munsi hamije ko Mujabajambo Alphonsine abaye umugore wa Nkurunziza Valence. Nuko rero abo Imana ifatanije yakagire ubatandukanya none n'iteka ryose, kuko rero Imana ariyo yubaka, anariyo ishingira ikomeza ubukwe. Tugiye gupfukama hanyuma mbasabira umugisha. Ingiro bizima, Mwami w'amahoro, turagushimira cyane kuri Imana nziza. Turagushimira ko uri Imana idukunda, uhabwa icyubahiro. Niwe washizeho umuryango w'umugabo n'umugore, maze uravuga uti muzabane akaramata, kandi ntibaba bakiri babiri ahubwo baba babaye umwe. Data uri mu ijuru, nanjye umugaragu wawe, uyu muryango twungutse uyu munsi, ndagushimira ko wabareze neza. Mwerekeye iteraniro, kandi ntabwo mwagaragaje ko munezerewe. Hanza ndabazi cyane, ati ndagushyiraho ikimenyetso, ati ndagutwaye ku manywa y'ihangu bose babireba, ati rero ndagushyiraho ikimenyetso. Uyu munsi wiswe muka Valence. Alphonsine nawe ati nanjye ntabwo mvira mwaho, ati abakobwa bari hanze ndabazi cyane, ati ndagushyiraho ikimenyetso, ati ko ngutwaye ku manywa y'ihangu bose babireba. Bagiye kwereka ko bazafatanya mu rugo rwabo, kandi urabona yuko bazi kubitegura neza. Ese ndasenge n'ibintu nk'icyo nagiye kumweba isura mu myanya yawe, tujye tunezeza umwanya wawe.
rumwe hagati izindi barazisinyuza zirimo kwaka. Ntabwo rero bamuhanga gusa ushaka gucika, ahubwo iyabuzi ishushanya umwuka w'Imana uzahoteka mu rugo rwawe. Umwuka w'Imana rero umwuka usinye, umwuka asinye uwo mwuka w'Imana. Noneho mwegere hano imbere muze musinyire aya masezerano mumaze gusezerana, nabo bashyireho umukono. Yego, gasodoneri yigire hafi, gasodoneri yigire hafi nawe ashyireho umukono. Fiedoneri nawe arashyiraho umukono nk'umuhamya. Nanjye pasitoro ndabisinyira. Dusubire hano. Muguwe neza, muzajya mwongera kurebaho mwibutse uko mwasezeranye, kandi uyu ni umunsi udasanzwe. Noneho bafashe ye Valence rero, kubera ko wabaye umutware w'urugo kandi Imana muzagira nyambere mu rugo rwanyu, uzajya wigisha umuryango ijambo ry'Imana. Alphonsine nawe kubera ko uri umufasha uzajya itora indirimbo, ariko umwuka w'Imana azahora iwanyu mu rugo. Imana muzagire nyambere kuko ariyo yubaka urugo rugakomera. Impano rero ijambo ry'Imana ni yanyu, muyakire. Hanyuma muzajye mugerageza kwiga ijambo ry'Imana. Valence uzajye ugerageza kwigisha umuryango ijambo. Nukuri murakoze. Hanyuma rero abasigaye bicaye ubwo ni abasore n'abakobwa, abasore n'inkumi, namwe muhaguruke mbabwire. Rero abasore muri hano mwarebaga Alphonsine mukavuga muti tuzamubwira ijambo ryiza, mwaratinze Valence yarivuze. Ubwo rero mwebwe nta kundi ariko mutegereza abanyu barahari abo muzaribwira. Ariko abakobwa bari hano nabo babonaga Valence baturiya atubwira ijambo ryiza, hari indirimbo barimo ngo mbese naba nanditswemo. Mwabonye rero wanditswe mu gitabo cya Valence na Alphonsine aramwegukanye rero, ariko muhumure abanyu barahari, igihe nikigera namwe Imana izababengereza. Ubwo rero abangaba rwa rungano rwanyu rero uyu munsi, ahubwo mwe murababwira muti bayi bayi, tubasezeyeho, Imana ivugisha urugo rwanyu. Ngaho nimubikore.
bagenzi mu nzira barababiza ngo muceho ibyo byose ari ukwerekana uko kunesha kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze. nusanga ari gutyo bimeze uzakora iki? Ntacyo bitwereke, uzakora iki? Bitwereke. Yego ahari ngira ngo ariko mubonye Valens atabashije ra mubuje ibiganza kamuha abashyira cyo byatwaye. Yego neza cyane rwose, si ibyo gusa na mukanyazo arangiye kuvuga ngo turaza kuza kugusaba ukuntu wamuryamisha, ariko byo ntacyo wenda nabyo biraza kuza muri nabyo ntacyo bitwaye ko n'uwawe twifuje kubyara ahungu na kobwa murababona batambuka neza cyane rwose, neza cyane ikikubwira ko ibintu biteguye kandi nta kubusanya kurimo
kubona umwana nk'uriya atambuka neza cyane nta kibazo. Murababona n'inzira banyuramo iratunganye neza cyane. Yego bakuru babo gitahusanya mutambuka mwitonze kugira ngo mudatsikira rwose, batambuka neza neza cyane rwose, gahoro gahoro neza bitonze. Yego bimeze neza cyane rwose. Igihe Yesu yari arimo abwiriza ubutumwa, abigishwa barebye abantu babagirira impuhwe, barababwira bati mumwigisha sezerera abantu batari, kubera ko ntabwo twabona ibiryo bibahagije. Kandi burya nyamara Yesu yari afite igisubizo mu biganza. Nawe bati rwose yego tera urutambi rumwe twongera aho ngaho ntacyo bitwaye. Yego aho ngaho namwe mugire imbere mwebwe. Yego gahoro 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 gaho ngabanyiriza nkuriramo umurishyo. Yego urakoze cyane. Ngaho yemwe mbakimbagizi muhagarare murebana. Yego mwitegerezanye cyane ubwo burenganzira. Ariko iryo jisho yavuga ngo ikintu kigurutse kitavuze kibiki yemwe. Yaha nta kindi ndengejeho. Hanyuma rero mwongere mwireberaga ubwo niba uri ubureba wabonye ngayo nguko rero. Nta nicyo binatwaye ariko. Hanyuma rero reka nsabe mbere y'uko bano bantu badufashaga mu cy'imbagiro bakomeza, ndaza kuza gusaba kugira ngo twese abambaye ingofero muraza kuza kuzikuramo, nimurangiza mujye juru gahoro gahoro. Abantu muri aho ngaho mugende gahoro mwitonze, mutambukane ubwitonzi nta hubuhubu kugira ngo hatagira ibyangirika. Hanyuma rero abageni bacu bamaze kuhagera, ariko reka nsabe abakimbagizi be mwicariye. Yemwe mwicaye nta kibazo, ntacyo bitwaye, ariko mwicare neza. Hanyuma rero hari ikintu kimwe kandi cy'ingenzi cyihutirwa cyane. Nkurikinka Valence, niba uri kunyumva uraza kuza kubihamisha kuzamura ikiganza. Sinzi impamvu ahagurutse wenyine, kandi ntago akiri umwe, nako ntago akiri wenyine. Hanyuma Valence ongera uhindukire, humeka witonze ariko humura, ko numva utangiye kwitsa imitima. Ntacyo bitwaye rwose. Yego ngaho mwitegereze. Umugeni baguhekeye niwe cyane. Ntibukomeze wihuta cyane birangirika. Ndasaba ngo muze kuza gutambuka kuko ubu ngubu turi iwanyu, sibyo se? Yego. Ari abaguhekeye umugeni barananiwe kandi bashobora kuba baguye isari, ari natwe mwasanze. Uko biri kose twabategereje igihe kirekire, nubwo wenda wasanga umuhanda yari wanyereye mugatinda kuza nta wamenya, ariko tugira ngo mutambuke mugane hariya. Hari icyo bitwaye, mwasize mutetse ariko ntabwo tuzi ibyo mwadutekeye uko byagenze. Munyarutse rero mubanze mutwakire, hanyuma bakaraza nabo mudufashe kubuza ku murishyo unogeye amatwi. Mubafashe marene, mumufashe atambuke. Yego ntabwo atariko nawe ndaje ndakwishyura. burya rero abakinigira urukundo ntibajya barekera, bahora bakina. Muje nawe ati nanjye ndakwishyura, kuko ibyo unkoreye nanjye ndabikwishyura. Aramuhereza, Valence aratamira, urabona rwose arya nk'ushize amanga, ariko gabanyaho gatoya. Ubundi urumva nta kintu rero nkumbera, uzi ko niyo mpamvu bananukaga. Guhera uyu munsi urabyibuha, uraje urayibona rwose. Ongera umwongere uyirira. Abagabo dukunda ibiryo, ni ibisanzwe rwose. Yego ntacyo, nushaka ufate n'akandi umwongere, fata n'akandi umwongere. Umugabo niwe uhaha, nta mpamvu yo kugira ngo akuka adahaze. Kirazira. Tamira umugabo nuwariye. Tamira ntacyo bitwaye. Iyo utariye ntukora akazi, kandi udakoze akazi urugo rurasenyuka, uramenye. Yego rwose. Nawe agiye kumwishyura se. Ariko noneho yego
ati ntabwo narya njyenyine ntiwanyongera inshuro ebyiri. Alphonsine nawe ati yego. Uyu umusista nawe avuga ati urwo ruhire nanjye ejo bundi ndaje. Yego. Hanyuma uwo wese nawe akurikiraho, abandi muraba muretse, muraba mwihanganya, hari umuntu ushaka kugira icyo avuga baza mukurikiraho nta kibazo. Nta gatinda ndabibasezeranyije nawe ni intore kandi idasobanya. Ngayo nguko rero DJ gabanya. Murakoze, tubanje kubasuhuza. Ndasaba groupe tubanamo na muja, abakunda Imana muhaguruke mwese muzane niyo mpano. Nkuko muja bakomeje kumushima, muja n'umwana mwiza pe. Twabana muri groupe inshuro nyinshi, tubanye imyaka myinshi, ariko vare ushatse umugore. Ni ukuri kw'Imana ushatse umugore. Felicitation. Mutebuke ducunguze uburyo umwete mwese uko turi kumwe. Mwegire imbere kugira ngo iyi foto izaba urwibutso, izakenerwa cyane. Imana izabahe hungu na kobwa. Yego, bavuga bati muzajya, ariko banza ari senti babahaye kuzacurangira umwana akiri uruhinja ahari. Yego, muse nkabigira haruguru gato kugira ngo abone uko bafata mwese. Imana iguhaye n'umukobwa mwiza. Koraho babafotore. DJ zamura ka kaziki. Yego, byatunganye. Abandi mukurikireho twihutishe, ariko ntagire umuntu usubirana impano yazanye. Usubirana ni icyaha, kuko mbere bavuga ngo niba bashije kugira neza nkabira. Yego, wabuze akabahasha ajye yohereza umuntu aze. Aha, yego uretse yego dusize mu rungano, ariko hanyuma bambwira ati yambi kana kati rwose, nawe ati nuko uzarwe bakira ukomere kandi bizagenda. Na niyo yita Faustin nawe aza ati wowe tubana muri association sportive. Noneho kubera ko amasaha arimo yihuta, reka yego babiri nabo bakurikiraho. Ati yambi murumuna wanjye mwana mbazaniye, ati ndamubahaye rwose pe, bahaye impano y'umwana. Ati ni ukuri muzabyare hungu na kobwa. Uriya yitwa Agawa, umusore mwiza cyane. Ndabona hari iyindi mpano ije. Agawa yitegereza avuga ati kabisa. Yego, tambuka nta kibazo, tambuka. Wahereza namushaka akira mutere kuko wakije bundi azaba ameze. Yego, hanyuma yego ufite impano natambuke ntacyo bitwaye. Tambuka uyitange, mube muntegurira mikoro ya Samfili. Amahoro avu wawe. Umubyeyi abasuhuza agira ati nuko bana banje. Yego, abantu mwese mwari mufite impungenge ko umuhungu wacu afite ikibazo, reka da yemeye ko ari umuhungu w'umudepite uyu munsi. Imana izabahe hungu na kobwa. Hanyuma Conaston muzamuke mubanguke mwinyerereza, mutambuke nta kibazo. Ubwo nanjye nyuma y'amezi icyo nzabira ko byaciyemo, mutambuke mwigire mujye mu myanya yanyu babaririmbire mugira ntacyo bitwaye. Abantu muri aho ngo mugaragiye mubahe inzira. Gabanya ku muziki. Hanyuma ya mpano twavugaga ngo iri guhumura dore ngiye irabonetse, ntabwo yari kugumayo, ntabwo byari gushoboka. Niba bitabo tugiye gusinyamo mukemere dusinye, ariko muduhe umwanya tubone uko tujya guha abasaza n'abakecuru twasize raporo y'urugendo twagenze. Murakoze nyakubahwa. Turishimye kandi tubanezerewe, dushimishijwe n'uburyo
zifura zose ziteraniye aha ngaha. Kayiranga rero nk'uko wari ubivuze, uyu muryango wa Buzizi ni umuryango wakira abantu kandi ni umuryango ukunda abantu, ni umuryango utarigishagasha, ni umuryango uzi gutarama ugakesha inkera. Ndagira ngo rero rwose kandi urabizi imiryango yacu n'ubusanzwe isanzwe itarama igakesha inkera. Wanyemerera rero Kayiranga tugakomeza tukaganira kugira ngo rwose igitaramo turimo gikomeze kumeneka kandi urabona yuko koko kimeze neza, sibyo? Kuko uzi ko tutari ibishagasha kandi n'ubusanzwe uzi ko iyo twahuye dutarama, kandi urabona ko amasaha aracyahari rwose, ntabwo burira kandi niyo bwakira. Iwacu ntabwo ari hahandi bajya bavuga ngo ni irukara, ngo ni oya, iwacu harararwa, sibyo? Iwacu harararwa rwose, kuri wahatarama rwose, kuko urabona yuko dufite intore kandi intore zizi gutarama. Iki cyifuzo cyari cyiza cyane, ariko urabizi natwe dufite igitaramo hakurya hariya. Uriya rero wadukundira igitaramo kiri hakurya hariya nacyo kirashyushye, reka cya hano gikomeze n'icyacu tujye kureba uko kimeze tukijyemo. Ejo tuzahana raporo y'uko ibitaramo byacu by'uko byagenze, kandi ndumva nta kabuza igitaramo cyanyu kirakomeza kugenda neza. Hanyuma natwe dufite ijambo mu gitaramo cya hakurya hariya nawe mudukundire rero, ntabwo ari ukubata mu nama, ahubwo muzi ko tugomba gukora ibintu kuri gahunda. Murakoze. Kayiranga nk'uko usanzwe ubizi, imiryango yacu ni imiryango isanzwe igenderana, kandi iyo mudusabye ntabwo tujya tuyima, nk'uko natwe twabasabye turatwemerera. Nagira ngo rero utambuke kuko wari uzi uti hari iyi nawe, ariko mu kanya ni ngombwa ko twabuze ntabwo tutuyeho natwe twemeze se. Ubwo rero natwe turimo ibyo byose ni n'abana, kandi ibyo byose ngo kimwe n'abana kandi nawe. kandi rero mu kinyarwanda ariko bajya babona n'akameza ngenda. Ubwo rero ndagira ngo ugashyikire rwose umuhanda mugiye gucamo cyangwa mu rugendo mugiye kugenda, nubwo akazuba kacungamye, ariko hari igihe umuntu yagira inyota, kandi yagira inyota ngo akagira gutahitse. Murakoze. Ariko nubwo tubigenze gutyo, umuryango w'iwacu ni umuryango ukunda Imana, kandi nubwo Imana rero ntabwo ushobora kugenda utabanje